Yesu ashimwe bantu b'Imana, Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Ngiye ubasuhuza ni Sebaganwa Serge, umuvuga ubutumwa agira icyizere n'Imana muri iyi minsi isoza amateka y'isi, ngo menyesha abantu bazanyumva bose yuko kugaruka kwa Kristo ari ihame ridakuka kandi kwegereje cyane, kandi menyeshe abantu yuko intambara imaze igihe kirekire ihanganishije ikinyoma n'ukuri iri kugana ku musozo, ko intambara imaze igihe kirekire ihanganishije Kristo na Satani, ukuri n'ikinyoma, iyo ntambara igeze ku musozo. Mwiyarure ubwami bw'Imana buraje. Imana iduhana umugisha. Nshimye Imana cyane ko ngiye gutanga andi mahirwe yo kugira ngo tuganire iby'urutse umutima. Nshimye Imana ko itanze uburyo kugira ngo ikura abantu bayo mu rujijo. Imana ihabwe icyubahiro. Duherukana tureba icyigisho cyatubwiraga ngo agaciro k'imboni y'ijisho mu rugamba ruheruka, wari umugabane wa mbere birumvikana. Gusa ntabwo ariko nari nabiteguye, ariko ijuru niryo rimenya uko ibintu bizagenda. Ngewe Imana yampaye kiriya cyigisho kuriya, ariko umumaro cyagize mu mitima y'abantu muri sosiyete ngari, byabaye ngombwa yuko Imana yongera kuntekerera, irambwira iti shyira ubwoko bwanjye. Tugiye kureba rero umugabane wa kabiri w'icyo cyigisho, agaciro k'imboni y'ijisho mu rugamba ruheruka, umugabane wa kabiri, aho tugiye gusubukura turebera hamwe ibitekerezo by'ingenzi byagarutsweho muri icyo cyigisho, ndetse n'ibibazo by'ingenzi kandi bikomeye abantu babajije. Imana igiye kubitangaho umucyo, mube hafi. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana tujye mbere. Databuja utuye ahirengeyeho mu ijuru, Imana yari mu ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, Uwiteka wowe utubera amaso uko bwije ndetse n'uko bukeye, wowe ufite umwuka duhumeka mu biganza byawe, duciye bugufi nanone imbere yawe. Ngiye guhagarara imbere y'ubwiza bwawe n'imbere y'ubwoko bwawe, uhagarare nanjye. Ndinginze cyane ngo nkoze ikara ku munwa nk'iryo wakojeje ku mugaragu wawe Yesaya, agahanura akavuga ibikomeye. Nanjye umwanya nk'uyu nguyu nkubera igikoresho, urangurura hera cyane ho mu ijuru. Ubwo ntambukamo ukize ubugingo bwanjye kandi ukize ubugingo bw'abankurikiye. Mwuka wera w'Imana uduhe kugira ikirere cyiza, kandi iby'ijuru riringanirije ubwoko buri mu isi. Mwanya nk'uyu nguyu imitima yacu ikorweho n'umwuka wera kugira tubyakirane umutima ukunze. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Hari ibibazo by'ingenzi abantu bagarutseho, nifuza ko turi buze kugarukaho, ariko mbere ko tubigarukaho turabanza twiga ibyanditswe byera. Ariko nk'ikibazo gikomeye cyane, wenda benshi mwagiye mukibona mu bibazo abantu babajije mu nyunganizi n'ibibazo birumvikana nyine ku cyigisho muri komenti, ni ikibazo gikomeye cyavugaga ngo none se abantu bamaze gutanga ibipimo ndangamiterere birimo gutanga imboni n'ibikumwe, baba baramaze gutakaza ubugingo buhoraho, byararangiye cyangwa haracyari igaruriro? Bakambaza ngo none se waduha nama ki nk'umwigisha? Mubane natwe muraza gusangamo igisubizo cy'ikibazo mufite, kandi nzi ko icyo kibazo abantu benshi kiremereye umutima wabo. Nagira ngo rero tujye mbere, turaza kwifashisha amasomo agera muri 3, aho turuze kwifashisha igitabo cy'umuhanuzi Daniel n'igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ndetse n'igitabo cy'ibyahishuwe. Munyemerero duhere mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, mu gice cya 7, aho tugiye kureba amagambo make cyane avuga ngo irembo rifunganye. Igice cya 7 umurongo wa 13 ndetse n'umurongo wa 14. Ubwo bibaye ngombwa ko umwuka ampa iryo somo kugira ngo dusubize ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza ngo none se gutanga imboni no gutanga ibindi bipimo ndangamiterere bihuriye hehe n'ibyanditswe byera? Ibyo bintu ko ntaho tubibona mu byanditswe byera, ariko ni ukwibeshya. Muzi ko ku bantu mwakurikiye umugabane wa mbere wa kino cyigisho kivuga ngo agaciro k'imboni y'ijisho mu rugamba ruheruka, twaje kubona yuko ibi bintu bidusanze mu isi atari ibintu by'inzaduka, ahubwo byabayeho nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo nta gishya munsi y'ijuru, ahubwo ibyabaho nibyo bizongera kugira gute, nibyo bizongera kubaho. Nagira ngo rero mbasomere iri somo murasobanukirwa n'ibihe duhagazemo n'icyo bivuze. Kristo abwira abayuda ati munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ninshaka ndarekera aho ngaho, namwe muzakomeze nk'abasomyi birumvikana. Nagira mbibwire ngo ibi ngibi bidusanze mu isi guhera mu 2020, abantu bategekwa gufata inkingo z'agahato, kandi finally bikaza kurangira bigaragaye yuko byari ibintu by'igipindi biraho ngaho. Nagira mbabwire ngo iriya yari imirimo y'ikuzimu, kandi ryari irembo rigari kuko byahatiye umuntu wese ukomeye n'uworoheje kugira gute kurinyuramo. N'ibi ngibi rero ntaho bitaniye, ni kontinite ya biriya. Ibyo bintu abantu babimenye. Mugenzure neza ibimenyetso Kristo yavuze by'irembo rigari. Yaravuze ngo irembo rigari abarinyuramo ni benshi, kandi aho ryerekeza ni mu irimbukiro. Ibi byose biri kudusanga mu isi, muri kubona ko nta n'umwe biri gusiga, yewe n'umwana ukivuka. Ubwo iyo ngingo nyivuyeho,
mumenye ngo ibi bintu bidusanze mu isi ni irembo rigari, nimureke kuvuga ngo ntaho bihuriye n'ibyanditswe byera. Munyemerero twigire mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, aho tugiye kureba icyigisho gikomeye cyane. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel mu gice cya 3, aho turibuze guhera ku murongo wa 13, n'amagambo akomeye cyane atubwira ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego banga kuramya iki? Banga kuramya igishushanyo. Ni nyuma y'uko Nebukadinezari umwami w'umwibone wari uyoboye ubwami bwa Babuloni yagize gutya arota inzozi. Amaze kurota inzozi, Imana imuhishurira uko ibintu bizakurikirana mu isi. Nebukadinezari arota igishushanyo, umutwe ari zahabu, igituza ari ifeza, n'amaboko, inda n'ibibero ari umuringa, amaguru ibirenge kumanuka birumvikana ari bumba rivanze n'iki? N'ibyuma. Nuko Nebukadinezari ananiwe gusobanura ibyo ngibyo, Imana ikoresheje Daniel aramusobanurira, amubwira ati nyagasani, umutwe wabonye w'izahabu ni ubwami bwa Babuloni, aribwo bwami uyoboye, ariko ntabwo buzahoraho. Nicyo cyatumye wabonye igituza n'amaboko ari ifeza. Aramubwira ati ubwo ni ubwami buzasimbura ubwami bwawe, buzaba ari ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Aramubwira ati 3, umuringa wabonye ku nda ndetse n'ibibero ni ubwami bwa 3 buzaba ari ubwami bw'Abagereki. Kandi 4, wabonye ibyuma bivanze n'iki? N'ibumba, buzaba ari ubwami bw'Abaromani. Wa mwibone w'umwami Nebukadinezari, aho kugira ngo ashimire Imana yuko ubwami bwe aribwo buriho kandi aribwo bwami bukungahaye bugereranywa n'izahabu kurusha ubundi bwami bwose buzamusimbura, Satani aramwoshya, yemera koshywa nawe. Arangije akora igishushanyo, aravuga ati nanjye ngahinyura Imana, igishushanyo cyose nkagihindura izahabu. Akijyana mu kibaya cya Dura. Nuko nkuko tugiye kubibona, icyo gishushanyo n'icy'abasore b'Abaheburayo banze kubarara imbere, kuko bari bazi yuko ikwiye gupfukamirwa ari Imana isumba byose. Imana ihabwa icyubahiro. Natwe uyu munsi igishushanyo cyamaze kudushyirwa imbere. Mbese Saduraka, Meshaki na Abedenego barava hehe? Tujye mbere. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka, Meshaki na Abedenego. Nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati mbese Saduraka, Meshaki na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera Imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'inanga n'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nagiye mbabwire ngo natwe uyu munsi amabubura n'amasambuka tubyumva uko bwije n'uko bukeye. Haravuga nijoro, haravuga mu rukerera, akangurira abantu kwitabira ibirori by'i Babuloni biri kumvikana. Nuko ijambo rikambwira ngo, arababwira ngo nimubyumva mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Nagiye mbabwira ngo nyuma yo kumva iyi mobilization igenda ikorwa mu isi uko bwije n'uko bukeye, icyo abantu bakora ntabwo ari ukujya mu kibaya, kuko ikibaya tukirimo, muve mu rujijo. Ibyo abantu barimo barakora ni ukuramya. Nyuma yo kumva amabubura n'amasambuka, nta kindi cyagomba gukurikiraho ni ukuramya. Ikibaya cyo tugihagazemo ni iyi si, igishushanyo nacyo kirahari. Reka tujye mbere. Arababwira ati nimutakiramya murajugwa mu itanura ry'iki? Ry'umuriro. Nagiye mbabwire ngo itanura ry'umuriro abana b'Imana bajugunywemo i Babuloni, uyu munsi abana b'Imana bagiye kongera kurijugunywamo. Kandi iryo tanura ry'umuriro tugiye kujugunywamo ni uguhagarikirwa amazi n'umuriro, ni ukwamburwa uburenganzira ku cyo twari dufite cyose mu isi, kuko nta muntu uzemerwa kugura cyangwa kugurisha atagize ate? Adapfukamye hasi ngo aramye inyamaswa. Nebukadinezari afata umwanzuro, ariko ijuru naryo rifata umwanzuro. Imana ihabwa icyubahiro. Saduraka, Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Imana ishimwe. Kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani, ariko naho itadukiza, Imana ishimwe. Nyagasani, umenye ko tutari bukorera Imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wagize ute? Wakoze. Abigisha benshi bigisha iki cyigisho, ariko umurongo wa 18 ntibawugarukeho cyane ngo banawutinde, kandi umurongo wa 18 usobanura ibintu bikomeye cyane. Aba bahungu ku murongo wa 17 bagaragaje ko bafite Imana icyizere ko ibasha kubakiza itanura rya kumuriro, ariko bageze ku wa 18 baravuga ngo ariko naho itadukiza. Umva imbaraga zo kwizera.
baravuga ngo naho itadukiza izakomeza yitwa imana, naho itadukiza izakumana gukiranuka kwayo, naho itadukiza twebwe tuzapfa tuyiringiye. Nagira mbabwire ngo iyi Mana yiringiwe n'abana bahungu b'Abaheburayo, ababuzukuru b'Aburahamu, iyo baramuka batwitswe n'itanura bariringiye iyo Mana, ntabwo ikibazo cyari kuba ari bo ubwabo. Ikibazo ni igisebo byari kuba ku Mana yiringiwe ariko idafite ubushobozi bwo gukiza abayiringira. Ariko nshimira Imana yuko Imana twakurikiye ni Imana ifite ubushobozi bwo gukiza. Imana ishimwe cyane. Saduraka, Meshaki na Abedenego byabaye ngombwa ko bajugunywa mu itanura ry'umuriro, noneho ariko ntibashya. Nebukadinezari azabirangwa n'uburakari, mu maso hahinduka ukundi, areba Saduraka, Meshaki na Abedenego, abareba igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryakaga inshuro 7. Uko Saduraka, Meshaki na Abedenego barebwa igitsure na Nebukadinezari, niko isi iri kutureba igitsure, niko isi igiye kutureba igitsure, niko leta z'isi zigiye gukongeza itanura ry'ibigeragezo ku banyuranya n'amategeko ndetse n'iki n'amabwiriza. Itanura rimaze kwengezwa 7, ijambo rirambwira ku murongo wa 20 ngo maze umwami atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka, Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Turi kwiga amagambo avuga ngo agaciro k'imboni y'ijisho mu rugamba ruheruka, ariko uyu ni umugabane wa 2 turi kureba. Niba utarumvisha umugabane wa mbere, n'iki cyiciro ntushobora kucyumva. Nimujye kumwubatsi TV kiracyariho, no kuri Radio Zuvuriye kiracyariho, nibwo muri buze gusobanukirwa naho tugeze. Bamaze ko bajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana, nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo yabo n'imyambaro yabo n'imyitero n'ibindi byose, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana, maze ko ku itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho, kandi umuriro ugurumana cyane bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka, Meshaki na Abedenego, birabica. Nuko abo bagabo batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, yaratangajwe n'iki, ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, ariko njyewe ndareba ibitandukanye n'ibyo twakoze. Ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Imana ishimwe. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Najya mubwira ngo Kristo yari yamaze gutabara. Haleluya. Kristo yari yamaze gusesekara hehe? Yari yamaze gusesekara i Babuloni. Iyo tumaze guhamya Imana, Kristo abari mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane. Kandi ikindi kintu gikomeye kinateye ubwoba, najya mbabwire ngo Nebukadinezari uyu nguyu yari afite ubushobozi bwo kuboha, ariko kubohora kwa rwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Nebukadinezari arangije yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka, Meshaki na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose, mwe nimusohoke muze hano. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igihe bakankamiraga, ntabwo yemeraga ko ari abagaragu b'Imana isumba byose, ariko ubwo bemeraga gukankamirwa nawe kandi bakemera gufata risike yo gushyira ubugingo bwabo mu kaga, byaje kurangira Nebukadinezari amenye yuko abo ngabo ari abagaragu b'Imana isumba byose. Habaza umuntu udukurikiye wa Mukristo we uri gutinya guhamya Imana, aba bami b'abapagani barwanya Imana uko bwije nuko bukeye mu isi, bazabwirwa n'iki ko mu ijuru hari Imana ifite imbaraga, kandi ko ari twebwe bahamya b'ibyo ngibyo. Imana yacu ishimwe cyane. Najya mbabwira ikintu gikomeye, kimwe mu bintu byatumye aba basore, ababuzukuru b'Aburahamu barokoka itanura ry'umuriro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikintu bakoze nta kindi, iyo baza guhanga amaso itanura ry'umuriro no kwenyegezwa kwaryo, ntabwo bari guhagararira Imana, ariko bubuye amaso. Imana ihabwa icyubahiro. Batumbira mu ijuru, batumbira ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Najya mbabwire ngo igihe cyose abantu bari mu isi bavuga ko bajya mu rurembo rwera rwo mu ijuru, bazahanga amaso ibigeragezo n'ingaruka zo kwizera kwabo, ntabwo bazigera bahagararira Imana. Ntabwo bizakunda. Muvana amaso ku bigeragezo, muvana amaso ku nzara, muvana amaso ku kubura akazi, muvana amaso ku burwayi, dutumbire Kristo, nibwo tuzabasha guhagararira Imana. Kandi ku iherezo ry'ibihe azadusohora mu itanura ry'ibigeragezo nk'uko yasohoyemo abasore b'Abaheburayo banesheje. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko Nebukadinezari arabahamagara avuga ati, bagaragu b'Imana isumba byose, mwe nimusohoke muze hano.
ariko mbega ikimwaro ku bayuda bari barubaraye. Ntabwo i Babuloni hari abayuda 3 ndetse 4, oya. I Babuloni hari ibihumbi n'ibihumbagiza by'abayuda, ariko njya mbwire ngo bose bari barubaraye, bari barakubise ipfukamiro hasi, baramya igishushanyo, bari bagiye imirimo y'Imana, bari bagiye Imana yabavanye mu Egiputa, bari bagiye Imana yababwiye ngo no kwikubita imbere y'ibishushanyo bigize bite bibajwe. Ariko nshimira Imana ko uko ibihe bihaye ibindi, Imana itazigera ibura abantu bo guhagarara mu cyuho. Imana ihabwa icyubahiro. Ho gusengera mu mutima ubwira Uwiteka ngo Uwiteka, igihe kirageze, ukeneye abantu bo kuguhagararira, umpe kuba muri uwo mugabane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Murongo wakurikiyeho twerekwa neza yuko ibikomerezwa byari biteraniye i Babuloni byose byegereye abo bahungu, birareba ngo birebe niba nta muriro wabababuye ndetse nta n'umwotsi ubanukaho. Ariko ijambo rirambwira ngo bamaze kubitegereza ngo basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara. Imana ishimwe cyane. Ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yabo utigeze ubabuka, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Bana b'Imana, muntu dukurikiye, mureke tugire Imana icyizere. Nimuhumure, ntabwo umuriro uzatunukaho. Umuriro w'ibigerageza uratugose iburyo n'ibumoso, ariko ntabwo uzatunukaho, ntabwo uzatubabura, nta mwotsi wawo uzatunukaho. Mureke dutumbire Imana, dutumbire umusaraba. Imana ishimwe cyane. Iyagaragaye nk'Imana irengera abantu i Babuloni, ntabwo izabura guhagarara natwe muri iri komera ry'ibigeragezo tugezemo. Ku murongo wa 28 umwami ahimbaza Imana y'Abasaduraka. Nebukadinezari aravuga ati, Imana y'Abasaduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe. Haleluya. Kuko yohereje marayika wayo igakiza abagaragu bayo bayiringiye. N'Imana itazabura gukiza abayiringiye. Imana ishimwe cyane. Kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Icyaha nawe ukamenya Imana yawe. Iyi ni isaha yo kwigurutsa itegeko ry'umwami. Iyi ni isaha ibihara amagara cyangwa ukaba muri uwo mugabane. Kandi ni ukuri ko Imana yarengeye barabasore, natwe niko yiteguye kuturengera. Imana yacu ihabwe ikuzo. Nicyo cyatumye Nebukadinezari aca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana y'Abasaduraka, Meshaki na Abedenego azatemagurwe, kandi urwo rwe ruzahindurwa icyavu. Kuko ari nta yindi Imana ibasha gukiza bene ako kageni. Imana ihabwa icyubahiro. Nebukadinezari atangira guhamya Imana, ariko atangira guhamya Imana kuko hari abayigaragaje, hari abayihagarariye neza. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka, Meshaki na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ihabwa icyubahiro. Najya mbabwire ngo izi ntambara zishize, aya makuba ashize, iri kome ry'ibigeragezo rishize, uku gutotezwa gushize, Imana izatwogeza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hari ibintu nka 2 nashakaga kugarukaho byabashishije bano bahungu kunesha, bizeraga mu ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nkundira Imana yuko ni Imana ifite ubushobozi bwo kurinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Haleluya. Igihe bene Yakobo, igihe abana ba Isirayeli bavaga mu buretwa mu Misiri, bageze mu gihugu cy'isezerano, Imana irangije ikorana n'umugaragu wayo Yesaya, iramubwira ngo kandi abantu bitiriwe izina ryanjye nibanyura mu mazi ntabwo azabatembana. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi avuga ngo nibatambuka mu muriro ntabwo uzabagiraho ububasha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abahungu bizereye muri iryo jambo bakora iki jambo rivuga. Imana ishimwe. Imana nayo irinda ijambo kuko ari Imana irinda ijambo. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi kintu nakundiye Imana yuko hari ibyo yahishe ibikomerezwa byo mu isi, hari ibyo yahisha abanyabwenge bo mu isi, irabidusobanurira. Imana ishimwe cyane. Nebukadinezari yakoze ikosa, aravuga ngo itanura baryenyegeza inshuro 7, ariko ntiyamenya ko 7 ari umubare w'isumba byose. Ntiyamenya ko 7 ari igishyitse mu maso y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ntiyamenya yuko haleluya, ntiyamenya ko igihe marayika yandikiraga amatorero mu byahishuwe 2 ndetse na 3 yandikiye amatorero 7. Kandi ntiyamenya ko igiteruko cy'amatabaza mu buturo bwera cyari gishamitse amatabaza 7. Ntiyamenya ko igihe Mose yatoranyaga abacamanza bo kumufasha inshingano muri Isirayeli, haleluya, bari bakiri mu butayu. Ntiyamenya ko icyo gihe yatoranyije abacamanza 70. Kandi Nebukadinezari ntiyamenya yuko igihe abana ba Isirayeli bazengurukaga Yeriko, bayizengurutse 6 ariko ku nshuro ya 7 kariduka.
kandi Nebukadinezari ntiyamenya yuko Imana yaremye byose mu minsi 6 yagera ku munsi wa 7 ikaruhuka ikaweza ikaruha umugisha ikawita isabato. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe Nebukadinezari yibwira ko itanura ry'enyegezwa 7 abana b'Imana bazarigwamo ahubwo barikiriramo, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Umbanejejwe n'Imana mu mutima. Imana ihabwa icyubahiro. Turi kwiga amagambo avuga ngo agaciro k'imboni y'ijisho mu rugamba ruheruka, ariko uyu ni umugabane wa 2 turimo turareba. Noneho rero ijambo ry'Imana rikambwira ngo zira ntambara zishize, ayo makuba ashize, itanura rikuweho, bigeragezo bitagihari, Imana ihabwa icyubahiro kandi yogeza abayihagarariye. Icyama nawe ugahirimbanira kuba muri uwo mugabane mu izina rya Yesu. Ni munyemerere tujyane ku ngingo ijyanye n'ibibazo abantu bari babajije, tunabisubize tugana ku musozo. Twarize bihagije, tumeze nk'ahantu harimo barakora reviziyo, kuko ikizami cyo cyamaze kugera imbere yacu, cyamaze gushyirwa imbere yacu. Abantu benshi bati ubwo tugiye gushingira kuri comment zanyu turazubaha, tuzicishamo amaso tukamenya nibaremereye. Abantu bati icyigisho cyari cyiza, ariko bimeze nkaho twakibonye dukererewe, bimeze nkaho uyu muburo watugezeho ukererewe. Kubera iki? Bashingiraga ku kuba bavuga ati se abenshi ko twamaze gutambuka muri iryo rembo rigari, ko twamaze gutanga ibipimo ndangamiterere n'ibindi. Iki cyigisho ko cyumvikana ko ari cyiza ariko kikaba kimeze nkaho cyakerewe, turaza kubigenza gute? Ariko hari ikintu ntemeranya namwe bantu b'Imana. Ntabwo nemeranya namwe kuvuga ngo icyigisho cyahageze gikerewe. Birashoboka ko ngiye Uwiteka yemeye ko nkora muri iyi saha, ariko muzirikane ko iki cyigisho nk'iki ngiki Patrick Kamanzi kuri Radio Zuvuriye yatambukije ibyigisho bitabarika bigaruka kuri iyi ngingo. Muzirikane yuko ku Mwubatsi TV Clement yatambukije ibyigisho bitabarika kuri iyi ngingo, kandi ntacyo ndi kubarusha kidasanzwe. Muzirikane ko Shyaka Edward yatambukije ibyigisho bitabarika kuri iyi ngingo. Ubwo Shyaka Edward na Patrick Kamanzi n'abatambyi n'abashumba bari kuri channel Radio Zuvuriye. Ibi byigisho rero byagiye bitambuka. Ni ukuri kereka abantu batarabyegereje umutima, ariko abo bagabo ngarutseho n'abandi ntagarutseho bavugije amakonderejwe rirandaze, binginze abantu benshi bariri imbere ya kamera. Ariko Imana ishimwe ko n'uyu munsi yongeye kunkoresha ikarangurura. Kibazo gikomeye abantu benshi bahurijeho bibaza, cyarabazaga ngo none se mukozi w'Imana, abantu bamaze gutanga ibipimo ndangamiterere, ese imbabazi zaba zarabarangiriyeho? Bamaze gutakaza ubugingo buhoraho byararangiye, cyangwa haracyari amahirwe, haracyari igaruriro? Cyari ikibazo gikomeye. Bakavuga ati none se nk'umutambyi waduhiye nama ko abantu twamaze gutanga imboni z'ijisho, kuko turi kwiga mu magambo avuga ngo agaciro k'imboni y'ijisho mu rugamba rugize gute, mu rugamba ruheruka, aho mu mugabane wa mbere twabonye yuko ibi bintu n'ubundi byigeze kubaho. Abana ba Isirayeli, umwami w'umwibone witwa Nahashi ashaka kubanogoramo amaso, kandi uwo Nahashi yarahagarariye Satani. Ubwo rero aho twahavanye icyigisho gikomeye, twarahishuriwe mu buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu turi kwiga umugabane wa 2. Nkabwira abantu bacikamwe n'icyo cyigisho ngo mujye ku Mwubatsi TV no kuri Radio Zuvuriye, icyo cyigisho kirahari kimaze iminsi mike, nibwo muri buze gusobanukirwa iki turi kwiga. Reka rero dusubiza abantu bamaze gutanga ipimo ndangamiterere. Aba bantu Imana impa amakuru y'icyo ngomba kumenyesha bano bantu, yabampaye mu byiciro 2. Iki kintu mu cyumve, ubwo wenda uraza kumva icyiciro urimo. Icya mbere, Imana yarambwiye ngo ku bantu batanze ibimenyetso ndangamiterere byabo, ubwo ni imboni n'ibindi, kandi bari bazi umucyo w'ikibyanditswe byera bivuga. Si njyewe ubigena, ariko amahirwe basigaranye ngo babe bacungura ubugingo bwabo aragerwa ku mashyi. Iki kintu ndagisubiramo. Abantu bamaze gutanga ibipimo ndangamiterere byabo, kandi bazi ikibyanditswe byera bivuga, bamenye yuko bateye intambwe iremereye cyane mu kurimbuza ubugingo bwabo. Amahirwe nsubiza rero, amahirwe bafite ngo bacungure ubugingo bwabo ari kurushaho kugenda bamake. Icyo kintu bakimenye, gusa arahari. Icyo nshimira Imana. Ndasubiramo, amahirwe y'abantu bateye intambwe yo kwinjira muri systeme y'isi, ariko bazi iki ijambo ry'Imana rivuga, bazi iki ibyanditswe byera bivuga. Abo bantu basigaranye amahirwe makeya ngo bacungure ubugingo bwabo, ariko inkuru nziza y'ibyiringiro nuko ayo mahirwe nubwo ari make ariko aracyahari. Gusa ntabwo natinya kuvuga yuko hari nabo byamaze kurangira. Hari abo byamaze kurangira, nubwo ntari umucamanza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko
abantu bahitamo nabi nkana, abo ngabo nta gitambo cy'icyaha cyabo. Reka twikomereze. Umugabane wa mbere muvuyeho. Kabiri, abantu bitabiriye biriya birori by'i Babuloni cyangwa se bakajya gutanga ibipimo n'ibindi, ariko bakabikora nta makuru ahagije bafite ku byanditswe byera. Abo bantu haracyari amahirwe. Nimuhumure, haracyari amahirwe. Gusa murasabwa guhagararira aho mugeze. Tumva icyo cyumvikanye. Umuntu ntaze kumbaza ngo nuse niduhagarara aho tugeze ngo biragenda gute ngo ibyo twatanze. Weho umva icyo umwuka ari kuvugana n'umutima wawe. Hagararira aho ugeze kandi utangire gushaka Imana ubishyizeho umutima. Ibindi Imana yo mu ijuru ni ifite uko izabisobanura. Hari ikindi nkabwira abantu ngo kurimbuka ko abari mu isi ntago bishingira ku gutanga ibipimo ndangamiterere. Iyo ngingo nayo abantu bayumve. Kurimbuka ko abari mu isi bishingira ku kuba abantu ari abanyabyaha. Gusa ibyo byaha ni nabyo bituma abantu batamenya imbago zo gukiranuka, ugasanga barazirenze. Nicyo kibazo. Noneho ikibazo gikomeye kikaba iki ngo ubundi se ikibazo mu by'ukuri cyabaye kihe kugira ngo abantu yemwe n'abavuga yuko ari abakristo ubuhanuzi busohore babiyoberwe kugeza ubwo bagurisha ubugingo bwabo? Cyo ni ikibazo cya kabiri. Igisubizo ndasubiza naburanyije. Habayeho abusansi ya Mwuka Wera. Cyo kintu ndagisubiramo. Habayeho abusansi ubwo ndabyita iki? Habayeho kubura. Abantu babuze Umwuka Wera kuko Mwuka Wera w'Imana ariwe wagombaga kumenyesha abantu ibyo bagomba guhitamo n'ibyo batagomba kugira gute, n'ibyo batagomba guhitamo. Byanditswe byera bitubwira neza byero bikatubwira yuko uwo mwuka w'ukuri naza azoyobora abantu mu kuri kose. Abantu rero babuze Umwuka Wera w'Imana ngo ababwire ngo biriya ni bizira bije hehe, bije mu isi. Kandi Umwuka Wera w'Imana ntabwo ashobora gutura mu mutima wanduye. Icyo kintu abantu bakimenye. Abantu benshi babuze Umwuka Wera w'Imana. Ni nayo ngorane ikomeye dukubitanye nayo. Tugeze mu isaha abantu batari bakwiye kujya basobanuza abandi byadutse byo mu minsi y'imperuka, ahubwo Mwuka Wera w'Imana ubana n'abantu akaba ari warukwiye kujya agira ijambo ku bugingo bw'abantu. Nuko nk'uko ijambo ryatubwiye ngo nimujya kunyura mu nzira ariko mukagira gukekeranya mu buryo bumwe cyangwa ubundi mugeze mu mayira abiri, muzumva ijwi ry'Imana mu nyuma yanyu mu bitugu byanyu babwira ngo inzira ikwiriye ni iyi ngiyi. Tugeze mu isaha yo kuyoborwa n'Umwuka Wera. Nicyo gituma umuntu uri kubaza abantu, uri gusobanuza abantu, nawe nta mahirwe ndi kumuha. Uzasobanuza umuntu ahagaze ku cyapa kijya Gehenomu, narangiza n'umuyobozi inzira nawe aguhagarike kuri icyo cyapa mujyane mwirimbukiro. Mwitandukanye n'ibitavuga izina ry'Uwiteka, musukirwe Umwuka Wera w'Imana ababera umuyobozi. Iyi ni isaha yo kuyoborwa n'Umwuka Wera w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Niki ijambo ry'Imana tubwira se? Abayoborwa n'Umwuka Wera w'Imana nibo bana biki? Nibo bana b'Imana. Ariko kuko abantu bagiye birozanga ibyanditswe byera bakanga kumva Imana, igihe kirageze ubwo nabo bagiye gutaka bayisobanuza ikicecekera. Mpamvu abantu bari guhitamo nabi muri iyi saha suko batabona ko isi igeze ku musozo cyangwa se igeze ku mahenuka. Suko abantu batabona ko ubuhanuzi bubasohoreyeho, ahubwo kuba abantu batiteguye guhari iby'isi bibabereye challenge ikomeye cyane. Kuba abantu batiteguye guhari iby'isi bibabereye umutego ukomeye cyane. Ariko najya mbabwire ngo mu irembo rifunganye ntabwo tuzanyurana mu UPI. Oya, mu irembo rifunganye ntabwo tuzanyuranamo imodoka, ntabwo bizakunda. Hari ibintu byanze bikunze tugomba kugenda dutakaza uko bwije nuko bukeye. Niba ijambo tubwira ngo irembo rirafunganye nyine. Ibyo ngibyo abantu babimenye. Turimo turarangurura agaciro k'imboni y'ijisho mu rugamba ruheruka. Uyu ni umugani wa kabiri. Ibi bintu nari narabivuzeho igihe kimwe, ariko reka mbigarukeho. Ikimenyetso kizabwira umuntu yuko ibintu bije mu isi ari imirimo y'ikuzimu kandi ko abantu barimo baragurisha ubugingo bwabo, ikimenyetso reka nkivuge gutya, ni ubwoba. Ndasubiramo ano magambo, ubu byumva nashaka byandika ahantu. Ikintu kizakumenyesha yuko uri gutera intambwe ugana mu irimbukiro, ikintu kizakumenyesha yuko ibi bintu bikushyizwe imbere ari imirimo y'ikuzimu, nuko uzagira ubwoba mu mutima mbere yo kujya gutanga ibyo isi iri kugusaba. Kandi usibye kugira ubwoba mu mutima, kabiri, na nyuma yo kuva gutanga iby'isi iri kugusaba gutanga, uzagira umutima w'impagarara. Ngaha hondi wenda ubwo abantu n'undi bazajya muri commentaire bandike uko ibi tuba turimo turabivuga, ariko hari n'abantu bamaze kubyinjira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa ibi byose muri kubona mu isi birimo biraza n'amashungura. Nababwira ngo niki? N'amashungura. Ere guhereye ku ishungura rya COVID ukageza mu isi ya none, muri ibi byose duhagazemo abantu bari bakiri benshi.
Gideyoni agiye gutabara agendana n'ibihumbi 32, ubwo ni mu Bacamanza 6 na 7 ndakeka. Ishungura rya mbere rivuyeho, Gideyoni bwira ko agiye gutabara n'ibihumbi 22, ariko Uwiteka aramubwira ati Gideyoni we, abantu baracyakabije kuba benshi. Abantu baracyagize gute? Baracyakabije kuba benshi. Nagiye mbabwire ngo kuri ingingo turimo turagarukaho, iyo ibyaduka byo mu minsi y'imperuka bitwugarije iburyo ndetse n'ibumoso, harimo ikintu gikomeye cyane Imana yampishuriye. Mu 2024 Imana yansanze mu iyerekwa imbwira kuri ibi bintu byo gutanga imboni n'ibindi nsesa urumeza. Ndavuga ngo nasheshe urumeza. Imana yangenye mu iyerekwa nyereka ko ibintu biri mu isi byo gutanga imboni ntabwo ari byo mu Rwanda gusa, ni ibintu bije, ni systeme mondiale bije mu isi byo gutanga imboni. Imana yangije injyana mu iyerekwa inyereka ubu buryo barimo barafata za kamera bagashyira mu maso yabo bakarema bagakanura cyane. Imana inyereka abantu bagiye guhuzwa imboni z'abantu zigiye guhuzwa n'imboni z'igikeri. Nsesa urumeza ngira ubwoba, ariko ngarutse nza gusanga nari mu iyerekwa. Imana irambwira ngo ibi bintu bije mu isi, iyi systeme y'isi abantu bagiye gutanga imboni ngo bahabwira ngo umuntu ikoranabuhanga, umuntu wese uzabijyamo azaba arimo arahuzwa n'imyuka mibi. Twabwira abantu ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ngo hoya murakabya, ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ngo ni icyumweru. Abantu bagiye guhuzwa n'imyuka mibi. Ni amagambo akomeye, ni amagambo areba woroheje n'ukomeye. Ntabwo tubwiriza aboroheje, n'abakomeye bakeneye kubwirwa Imana, kuko uko byamera kose ibyo abantu bigira byose bagomba kubwirwa ukuri, bakakwanga cyangwa bakakwemera. Ukuri ko ntabwo kuzahungwa, ntabwo bizakunda. Nicyo ngicyo abantu banze kwegereza umutima iby'Imana yavuze, nyamara byo birabegereye ndetse bibateye icyugazi. Matayo 24 iteye imitima y'abantu icyugazi, babyange cyangwa babyemere. Iherezo rya byose riradusatiriye, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigiye gutera, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turi kwiga amagambo avuga ngo agaciro k'imboni y'ijisho urugamba ruheruka. Imana y'amahoro ibahire kandi bahumugisha. Tugana ku musozo rero, nagira ngo tujyane mu byanditswe byera dusome isomo risoza. Byahishuwe 13 umurongo wa 8, n'amagambo akomeye cyane avuga ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ndasubiramo aya magambo, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nagira ngo nsoze mvuga aya magambo. Bantu b'Imana, nukuri nta muntu n'umwe ushobora kwibuza kunyura mu irembo rigari cyangwa se gukurikiza amategeko n'amabwiriza Satani ari kuzana mu isi igihe cyose izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ndasubiramo aya magambo, nta muntu n'umwe ushobora kwibuza kunyura mu irembo rigari cyangwa se gukurikiza amabwiriza n'amategeko Satani ari kuzana mu isi niba amazina yawe atanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo uzabyibuza, kabone nubwo waba udashaka gukorana n'inyamaswa, nubwo waba udashaka gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, uzacyakira, kuko imbaraga izabuza abana b'Imana kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ihishe mu kuba amazina yabanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Ikibazo kikaba iki? Amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo? Uburyo se amazina y'umuntu ayandikisha mu gitabo cy'ubugingo urabuzi? Imana y'amahoro isobanure kandi yumvikanisha ibyo ntabasha kumvikanisha nk'umwana w'umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Cyakora nibidukundira tuzaterura icyigisho ahari wenda tubwire abantu icyo bakora ngo bandikishe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, tubikoreho neza mu buryo burambuye. Ariko nagiye mbabwira iki kintu, n'icyarokoye abasore b'Abaheburayo itanura ry'umuriro, password niyo ngiyo, nuko amazina yabo yari yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Nyamara nagiye mbabwire ngo iyo bari abasore baza kugira icyaha mu bugingo bwabo, ntago bari kurokoka itanura ry'i Babuloni, ntago byari kubakundira. Ariko bamaze gushyirwa mu itanura, haleluya, umuriro uragerageza biranga, uragerageza biranga. Kubera iki? Nabo ubwabo bari umuriro ukongora. Imana ishimwe cyane. Ikirere bari bahagazemo, imbaraga z'Imana bari bahagaranye, wari umuriro ukongora urusha imbaraga umuriro w'i Babuloni. Imana ishimwe cyane. Dukeneye kuba mu kirere Imana yishimira, dukeneye kuba mu kirere ab'ijuru bareba bakaba badutangira ubuhamya. Imana y'amahoro ndayishimye cyane. Nshima Imana ko hari ibintu isobanuye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nshima Imana ko hari ibintu itanzeho umucyo. Imana ishimwe cyane. Imana ikoze ibyo yagombaga gukora. Ahasigaye uruhare rusigaye n'urw'umuntu ku giti cye. Nshimira Imana ko ntacyo yikenze
cyakiza ubugingo bwacu itakitubwiye, nuko ahasigaye nahawe kandi ahasigaye nahanjye. Isi ikeneye abasore b'Abaheburayo bo guhagarara mu cyuho. Igihe abahanuzi babivuyemo, igihe abatambyi babivuyemo, Imana iradukeneye. Imana ikeneye njyewe nawe ngo tuyihagarare muri iki gihe. Imana yatangiye kuvugwa nabi, Imana yatangiye kugawa. Hakenewe abagabo batagurwa ntibagurishwe, hakenewe no guhagarara mu cyuho. Imana ikubashije kandi nanjye mbashishe mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Urakoze murengezi w'ubugingo, urakoze gukiranuka kwacu, habwa icyubahiro. Ndagushimye cyane, gushimiye kugira neza kwawe kubaye mu ruhande rwanjye, gushimiye kongera gukora nanjye ukankoresha iby'ubutwari. Isi icuza umwijima, turi mu mugoroba w'isi. Uwiteka, ibyaduka byo minsi imperuka biteye icyugaza imitima yacu, ariko ndakwinginze ngo turinde gukuka umutima, uturinde kubarara imbere y'igishushanyo, ahubwo umwuka wawe yaratumara ubwoba rwose, dushoboze guhagarara tumara maze duhamya Imana. Nyemerera rero iki cyigisho Uwiteka, umwuka w'Imana giherekeze cyane kandi kikabaka imitima y'abagabo n'abagore bari badukurikiye. Mboneraho gusabira umugisha umuntu wese uzasangiza iki cyigisho abandi bantu kugira ngo arakore ubugingo bwabo. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Iyi minsi ni njyana muntu. Mbese ko turi gusiganwa n'abanyamaguru, bakadusiga abamafarashi nibaza, ndibaza ubu ntese mwami tuzagerayo. Iyi minsi irahita yihuta, ukwihinduka ni nakwihindura benshi, tugeze aho intwari zirananiwe. Dore abagaburaga ibyera barabivanze, benshi beraga inzabibu ubu barera indibu, ko bayobeje intama n'induzagerayo. Burya utaziyava ntiyamenye iyajya, iby'iyi nzira ifunganye bizwi n'abatunganyijwe n'amaraso ya Yesu. Yemwe bana b'Imana, nimutuze imitima tuzagerayo. Amayoberane y'ubugome bw'umwanzi twajijishije abitiriwe izina ry'umwami, ibishuko bye byiswe iterambere ino mu isi. Ikoranabuhanga ryuje ubwenge buhangano, dore risimbujwe ubwenge bw'Imana n'impamo. Ese mu ijuru ryiyera ninde uzagerayo? Burya utaziyava ntiyamenye iyajya, iby'iyi nzira ifunganye bizwi n'abatunganyijwe n'amaraso ya Yesu. Yemwe bana b'Imana, nimutuze imitima tuzagerayo. Burya utaziyava ntiyamenye iyajya, iby'iyi nzira ifunganye bizwi n'abatunganyijwe n'amaraso ya Yesu. Yemwe bana b'Imana, nimutuze imitima tuzagerayo. Ese kurira umwami wawe yapfuye? Sigaho, nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Humura tuzataha, kandi si kera ni vuba. Ikomeze kuri Kristo, shikama. Nubwo bwose Satana ahururanye ingabo nyinshi, amadini n'amareta bakomeye bakamukorera, uturwanirira arabahiga tuzagerayo. Burya
utaziyava ntiyamenye iyajya iby'inzira ifunganye bizwi n'abatunganyijwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Yemwe bana b'Imana nimutuze imitima tuzagerayo. Utaziyava ntiyamenye iyajya iby'iyi nzira ifunganye bizwi n'abatunganyijwe n'amaraso ya Yesu. Yemwe bana b'Imana nimutuze imitima yanyu tuzagerayo. Nimutuze imitima tuzagerayo.